Bagwandi. Salama kapara. Salama. Umeze ute se? Fresh man. Biracamo. Gake. Simani kumbona wishanga. Nawe rero sigaye warigize busy cyane. Sha nabaye busy nyine tukombana na hari. None se mani ngo bimeze ute? Ubibona se? Kumana uratuje cyane muri iyi minsi rero nta ntugikora. Happy man. None wana sigaye afite deal uzirya? Gute se? Ntabwo ubizi se. Taba wicara suri kwihuta. Uko mani aje tukajya kwicara ara hepfo se. Tukaba dufata n'akantu nkakubwira uburyo zimeze. Hari umuntu ari ntegerejemo gakeya. Twamurinde. Deal ngiye kuguha zirimo akazi mani. Ni cyaro banze mbwira. Kamba afite umushinga ukoma ubundi we ntabwo ubizi. Abizi muri minsi n'akazi ufite. Ubizi asiko karabuze wana. Urumva rero. Kediro y'ubukomisiyoneri. Komisiyoneri iki se? Ni ibintu byose. Ngiye shaka kukwinjiza mu gakino rero. Ukaduza tugakora ubukomisiyoneri ngiye nawe. Komisiyoneri kirarya. Aho ndakubaka nkoremo n'ingofero aho. Ibintu birya se. Kujya dukomisiyona amazu, ibibanza, none hari deal igezweho rero gutwika. Ngo y'abantu sha. Hano ngo guhuza abantu. Arabutipe hanze aha abikeneye ababebe. Hano ababebe baba aho ngaho bakina abatipe. Abo bantu iyo bahuje rero sasa. Hari abo ufite se cyane ukubahiga. We pfa kwinjira mu kazi gusa. Akazi biyamba nkari indeze. Upfa kuba winjiyemo gusa. Uza kuzana akazi mfite bundyuka nicaye aha ngaha bukira ndaha ngaha. Tugiye gukorera ifaranga. Ahubwo uzabona we yakera. Durahera mu bikirere. Mu mazu n'amamodoka ibiki. Ubundi umva ngubwire. Ibi kubiganaho twicaye ndumva ntacyo byatugezaho. Harya harana umuntu yanica neza afyaka nahagarara nta nibirenze umuntu akamana. Tugende tuwe dufata akantu kamwe. Bari tunanoza umushinga neza. Uburyo umushinga umeze. Uri kumva urimo neza. Urumva ufite gahunda wowe. Amaye. Uretse ikintu kitabyara amafaranga. Za amafaranga ushaka. Ugiye kubona amafaranga n'udufaranga. Tugende. Haza ntabwo cyazo ntabwo. Wowe tugende tubiganira neza. Naho nise mwana cazo. Baduha gakise mwana. Haryo bashaka kira. Yewe se cyane. Letse kitari ikinyobwa. Iba dekara gatube dusoma. Tugana dekaragamo. Dekaragasha. Namaraga umuntu abanywa. Oya agakonja niko keza. Muri se mwana cazo katwumve ibyo wo mushinga wawe. Mushinga urako. Azane ebyiri tube tunywa. Azane tube tugasoma. Ninde tube tunywa. Kumve bigende neza. Umushinga umva giye kukubwira umushinga urya ngewe reka. Nkuna nakuzanira ubose. Aho mbwiraho rero twumve ukuntu tugiye kubisoza noneho. Hera naryoshye rero na danje rero. Cyabari hatari man. Gushaka ikintu umuntu akora nk'iyi minsi ntabwo byoroshye. Abundi rero ushinga afite umeze gutyo. Giye kugenda. Urumva? Hari abatipe bari hanze hari man. Hari abo bakoze ikofi bakeneye ababebe bashyira mu mago. Abana ababebe usanga bana bibere mu rugo gutyo nabo barabuze bumva nawe barabuze umuntu bahuza nundi. Byo ndabizi ko bariho benshi. Ako kazi rero kararya. Yatari. Kandi ku mpande zombi none cyagusetse. Abo umuhungu yabo umukobwa. Bose bakaduha amafaranga. Urumva ari umuhungu abakeneye umukobwa. Umukobwa ntakeneye umusore. Ibyo rero ibyo banga kurikoresha. Hose urarya. Ahubwo tugiye kubikora gute rero? Harabuze se? Ntago babura. Hakapa nawe nzi. Hano urabona ibyo bimba ndi kukwinjiza mu mukino nk'umuntu. Ibyo bintu byo ngiye mba nzi ko bibaho. Ahubwo ikibazo kumenya abo bantu ngo bimwe gute. Natwe urabibona neza. Haribi twabijyamo da. Twabijyamo tukabikora. Zodiru ziri kurya gusa. Zodiru ziri kurya byatari. Urabizi ntago nakubwira ntago nakwinjiza muri deal mbizi neza kwitarya. Kandi abizi ubukeneye ubukaro. Byo kiranazira. Ibyo kiranazira kabisa. Ubu no kubikora no tugiye gushyira ibintu byose ku ruhande twaje dukurikirana ibyo ngibyo. Reka turangiza aka gacupa. Komeza akazi rero ukuntu ibintu biragenda neza. Yabinarimbye banaduha nakandi.
ikintu kirimo amafaranga nicyo nkwemerera ubundi wowe ikintu kirimo amafaranga amafaranga no kwitondera muri iyi minsi aha ntago ubibona wowe umuntu utabaye maso ahangaha ngo ushake amafaranga hano ntuyashake mu kintu uziko neza kandi ibyo muri iyi minsi mo bangane n'iyi minsi nta n'ibintu by'ibikwe mperuka kubona biba banza abahungu batinye baby bari hanze baby ubu kugira ngo umuntu ashiture nk'umuhungu bavuga ati ngewe ngiye kugukomisiyona mu baby gutya we yapfa kutwizera ntabwo z'abatipe bari hanze basigaye bakurikira ikintu bise iki ikofi urumva bisaba kubyiga neza ku buryo tubahuza nta rushije rurimo bakanavugana nabo ubwabo urumva bidusaba gushira ubute niko bimeze gushira ko ubute tukaba tubijyamo neza fresh tukabestarira icyo ukuntu kimeze tukabahuza urumva bisaba n'utuntu ko kubaryoshya ibyo ni ibintu nkuziho niyo mpamvu nanjye mba mvuze ati nkawe ngo ukore nk'umuntu w'umujama wanjye ibyo ngibyo ngenda byikorera noneho kanishyura aka kantu mama ngenda kwishyura ahubwo nambwire kode nambwire kode ngenda byikorera da ubundi nicyo kintu ujya nkwemerera rero ntabwo bizi tubwire kode tubwire kode shyiramo nimero aho ngaho aho nubwo tugenda tubikurikirana rero vuba cyane pe nashyiremo nimero munamwishyure bikore neza ubundi gende yaje mabuja masaha rero turashyo basubira utamabuja abundi man izo dero ryo tugomba turi buse gusubira buriya ntari dore kumubwowe izo dero ewana ubwo gahunda ni wowe ndahita umvugisha ariko ntaribi nta birenze yose suri bukoreho telefone ntaribi ntago bishoboka gogo bitese meze ute makuru yawe asha twaraburanyeho rero meze ute se meze neza ese mwana akuri umumama wapi akata tambwira ko utarashaka rero ntabwo ndashaka seri ndabizi abakobwa mushaka vuba ntabwo waba utarashaka mani byaranze umuntu nzi ko twiganye tunicarana ako abagabo birashoboka ntabwo twaba twariganye ngo ubure kuntumira subizi se abagabo baburiye barabuze mani ibintu by'inkunda bigenda byanga ukuntu reka da kandi ubu wasanga umukeneye none se urumva naba namukeneye yego se ko babuze biragaragara byo ntabwo wabura kuba umukeneye nk'umuntu twiganye ewa ngiye kugukorera diro ngaho se ewa ntukeneye umugabo uramukeneye byatara ngiye kugukorera diro rero sasa ubuze n'umutipe ufite inoti aha biravamo se ufite do ewa urumva rero umuntu ugiye kuguhuza nawe utazana ibintu by'imikino oya nta mikino urumva nazana imikino mani meza uramutse uyizanye urumva nawe nyine ahita dubyarana abo ngabo ariko urumva rero kugira ngo utere igende neza nkumva kujya kumuzana nzajya asaba amayinite kugira muvugishe ntabwo ugomba kugira nyine akantu amayinite si ikibazo ahubwo nyine wambwira nimba uwo muntu ahubwo atari umuntu we kumubona araboneka kandi nyine ufite ku ikofi aho nimara kuguza nawe zajya bagira ukundi kuntu ugira ute nk'umuntu w'umurangarega reka jya umenya ko wabuze umuranga heza iwabo ariko nyine urumva ntase nabona amayinite urabizi ndi umushomeri amayinite kuyabona biragoye ariko nshakiye nk'akamitiyo nkajya muhamagara nkamubwira uko diro zimeze nkamubwira ko ewa kuba nakeneye umuntu ashyira mu mago kandi akuzura umukobwa mwiza w'umutima niwe rero nanjye ngomba kuguza nawe kugira ukuntu ngenza nta kibazo rero ushatse wabikora agenda nkamureba mbega nta mitizi rwose akose urabaza amenyo w'inkoko uruza umuntu ariko ibintu byawe biba biri seriye haba nakubeshya hasi ubu wabeshyabeshya nawe abizi turi inshuti kuva na kera ntabwo hano nari mfite agafaranga dukeya hari bibi ntose miti uko itagombera menshi wowe uzajya wabigenza neza nyuma ntacyo ese ntabwo hajya usara bivamo ikarita oya nta kibazo ndagura agakarita kaya njya muvugisha nawe nkubwire noneho ndiricemo neza noneho nyuma yaho nyine nimumara guhuza nawe urumva bidacamo umbona bizabuzwa n'iki gucamo se kandi mbizi kandi noneho afite ikofi nimara gucamo yagira akantu k'agakomisiyo rega
kumuranga ngomba kumenya umuranga ahubwo se twumvikana bitangaye rero nimara kwikira neza iciyemo ngira yuzamba ngira kandi njye urabizi nawe yewe urumva bikurikije n'ikibazo ufite ngira ngo nzaguhaya kandi mu ngiye kukuzana afite ikofi subwo bidacemara ngiye ni ibintu nize n'amafaranga yanjye naba natanze akasaka miki umpaye none urareba icyo ndarankoze wayaruka ariko buriya kuruka se ibyo ni ewa ngewe ndi kukubwira diru nzi neza ntabwo ari ibintu pampira ahubwo mbwira we nimara gucamo diru uburyo uzabigenza subwo naguhangangahe buriya ntacyo reka nkubwire nkubita nka desi desa ni menshi keretse n'ibima byaciye nyine byacu nose ndi kukubwira ko uzayama mbere uzayama byaciye mu mutipe afite ifaranga nkubitamo desa ewa diru nayikoze neza nzambara n'ikote mu bukwe bwa rero urabizi ntabwo nabura kugutumira ewa naho reka ngende nyine njye kugura nako kamitiyu uraza kumbwira ukuntu ibintu mbikore neza cyane wowe gende witegure urubizi ko none ndibuze kuguhamagara diru yamaze gucamo hari ribi sawa ibintu ndabona bizacamo kabisa hanze mpamagare kampura mubwire ko nabonye diru tu ewana Halo yego kapa bimeze ute se umva nkubwire se tega amatwi wumve ntuze ya diru nakuganirizagaho iyo ngiyo nyine iyo diru ewa numva gutya tuvugana umukobwa namubonye uri mu kazi neza umva noneho nkubwire genda ushaka uburyo wabona umutipe urumva ewa nge nakamiti unakabonye utagira ngo nguhamagaye nagujije noneho bamayinite ndafite nanasaguye aho ukoze nkugurira akantu genda umurebe noneho bite duhuza abantu urebe ngo turakura amafaranga yego mani none se ubwo aka kanya bise bijya kweri shakanze nanjye mpita nshaka uwo mutipe ntago ndi bumubure ngiye kuzamuka muri ya mihanda ya ruguru amwe babahungu bakunda gukorera nyine muri ka kazi kabo ntuhazi isa nk'ababa bahagaze hara nyine kwa bamukire kandi ngiye genda muhiga nta ribi sawa sawa mani umutipe uzi ko ya diri ry'amani umutipe ubu ndamushakira mu kihe kirere ntago ndi bumubure ntago ndi bumu akazi ni aka ngaka ndagasa kampara ikire simenzwe meze bite papa wanje sani saka yacamuse ibintu n'umuzungu ese wari utashye nari mvuye ku kazi igiye ngiye none ndi kujya mu rugo nanjye ndi gutembera wari mutembera ugiye arimo ndahatembera aza ko banabuze icyo nkora ubu nta kazi ufitera cyakazi byaranze mwibisi naye mba mvuye guteka imitwe hirya natwe tugafite buriya nta nubwo kaba gafashe ariko kadafata se ariko biritubusa uzi kuri mu bantu inaha mu basore bari kubarirwa mu mafaranga menshi ntago ari nyine n'utwo ngutwo yako kuki uvuga ngo n'utwo ngutwo mazi ziko natwe tuba tudushaka twatubuza ubona utwo duke baratubuza se mvanda ziko bari no kugura amanite ngo muhamagara abavandimwe biba byakomeye n'umusore ntawe wowe ugira ushaka akazi mwana amafaranga nawaza ndase karange nanjye mvemo ubukomeye ngira ngo se shawuri yanjye nubwo mba ngafite ndakurangira buriya nanjye ko mfite n'akanje rekaza ntabwo nta wundi muntu wanashyiramo biragoye ase kudashaka mani ngo amafaranga afite kudashaka bipfira urangiye nabuze umwana mwiza usobanutse urwumva umwana usobanutse ufite no kukamana reka buriya kuzana iki gihe waragwaza n'umukobwa udafite akantu reka mwana ufite akantu se mwana ufite akantu wanize nyine usobanutse mbega umuntu usobanutse wese uramushaka ukamubura mani umuntu usobanutse ntabwo ndamubona pe ahubwo se mani wowe kuba uri kwigatisha kwitisa mw'iyi mihanda buriya nta muntu azenguruka mbona byishereka ahubwo mba mvuga ati se umukire wanjye ubu ngubu kagira inkuru ushaho ugire ranjye ndongore utemo se urabona ntashaje kweli ngo ufitiye umubebi mani urenze uri ku rwego rwo hejuru ufite umwana usobanutse tuve mu muhanda twegamire hano uzime neza usobanutse ahubwo unasobanutse bebi rwose gira umuze nawe ndebe ko ari sawa mani uwo mubebi rero uko ibintu bimeze urabizi urabona ko nta n'akazi kaba gahari nk'iyi minsi kandi urabyumva ko ikintu cyose ubundi umuntu agiye kujyamo
abari n'imibera abanashakisha uzi ko nsigaye ndi n'umukomisiyoneri se nubwo uba wagiye ukiheza ahubwo se urumva wanzabaga akazi kandi usigaye gafite no ikibazo nyine mani ntabwo kaba gafatika no se nose nakurangira imodoka se tutanabura ngo tunaganire ibintu by'ubukomisiyoneri bigira amafaranga ariko ku mari mani ya danje hari igihe uyigwaho ariko izo mari umuntu yanazigwaho ari nange mwanazihaye umuntu muza n'uwo mubebi noneho niba asobanutse njyewe nimara kumubona ubundi mwatse mani serious bicuka mani se upfa kumuza n'umuntu nyine usobanutse tu ntago nyine urabizi ko nta nakubeshye kazena namuhamagare numve na kwari twanabivuganye herega mwari mwabivuganyeho noneho ukuntu umubebe arenze mana afite amafaranga kandi mwakora n'ibintu binarenze afite akantu abo nibo mbashaka uwo mwana niwe wenyine w'iwabo abo ni abakire bakora amamisi yo hanze aho ngaho ndumva ndahagwa urumva nayo n'impamvu umubebe imana atabona ashaka no kugenda abura nyine umuntu w'ikinege baba bafite n'amafaranga baba bafite kuko n'ibintu byose niwe baba bareberera n'abatipe n'igihe banamushotora akavuga ati bano bari no kunshaka imitungo yo mu rugo aho ngaho ndahagwa kabisa sibyo nanjye se akantu ko ngafite wowe ngo twahuza bikavamo kabisa nanjye mubwira ikintu nzi ko mwanahuza anakunda n'abantu b'amabogari nicyo mwemera ka Paul uri umuntu w'undi kabisa kuvuga ngo umubebe ari hejuru ari anacisha make nakora nawe na wa mujinya wawe yajyemeye no kuwukontorora neza wowe ahubwo buretse ambanze ngushyireho n'akantu banze usoma agacupa aho niwe nashakaga nabuze n'ukuntu ndikubwira byangora nakubwiye uraka ka telefone niko marajyanye ku kazi ndimba nayisize nabizi hari n'amabandi menshi yawe nagukora urebye nabi nagaga byoroshye shyiramo akanimero kawe banze ngukubita akantu k'agacupa kugira ngo ukore n'akazi nyine wumva umeze neza akanimero nako ngako amazina asuyazi wana kampara kabisa mushireho 10k urebe none rero ndaguramo n'agakarita ndaza kukuvugisha uraza kumbwira wowe ahubwo wowe uraza kuzima neza ndaza kukuvugisha sawa narizi ruzungu tu kanze mpamagare Cazo noneho ubwira naho ukuntu dira ari iyi ngiyi azeme nsubira ku kabari n'ari bunsange tu nicyo nari ngo wahamagariye rero nabo umutipe namubonye agira inkuru rero mubonye ukubiye akayagura mu magaraje acuruza ibintu by'amapiyesi de rechange ariko ngiye cyo namubwiye ko umubebe ari ikinege ko afite amafaranga uwo mwambwa ati mwe mwakorana mugahuza naye yawe bikari umubebe kandi no muzi neza ndamuzi cyane ubwo urumva igisigaye no kubahuza ariko icy'ingenzi bamara guhuza umva akazi kacu turatuka bakundana batakundana icy'ingenzi nuko nabahuje kandi wumva hazazamo akantu ko kuvuga ati bigombe bikunde byanze bikunze urumva nanone tuzashaka uburyo bikunda yacyadusaba imyunyu myinshi n'ibirungo byo gushyira mu ibi bintu mu ngwa kurumva bidakunze uriya mu baby anyemere desi ngewe ntabwo ko tunavugana uko abundi nza ndabizi dusanzwe ari umukire yanampa n'ibirenze man aba tugiye kwamaye azadana akamodoka aho ndabona dukomisiye kuba aba miliyoneri azadana akamodoka akaborozi ko ibintu bigiye kugenda neza natwe yo kujya ngenda nkavimbira ubundi byatangiye ntari ko byumva ngakesha ubwenge bwanjye ariko ubwo abundi yo niyitaba iyo banyitaba akaba nkareka kwitwa Cazo baze ko nzigira cyangwa ngaterekamwe akantu kubera iriya gahunda rero rwose tugomba kuyijyamo fresh reka rero nkwereke ibigisiga reka duhuza hano bantu kwenye nambwiye ko ndi wahuze vuba bidatinze nanjye namubwiye ko nta gutinza diru agakeneye umugabo umunsi igihe ni iki rero umunsi n'uyu nguyu aze mpamagare uriya mujama wanjye ese yitwa nde uriya yitwa Simpenzwe ni Simpenzwe umutipe ndanamuzi mani uzi ko umuvuze nkamwibuka uriya ubyibushyemo gutyo ukuvuga upitse ukuntu wakajeye no amafaranga afite yakize imburagihe zakora ku igaraje rya Naruguru uzamutse ari agatoya yakize imburagihe ndamuze sha twajyaga duhura arimo avimbira akantu k'akanyabiziga gutya none hari ukuntu kigenda ukabona cyasize akaboko gutya ku kirahure sha gitwaye gutya ariko natwe nibyo tugiye kugeraho ararenze uzi ko yari afite Kayina Novo modeli zimwe za mbere mana akayitanga bati ndabaremeye kwita peti bakaritsiye bamukorera mu igaraje sha kamuhamagara amagara ugere tubahuze nabo bundi rwose yes data wish bimeze bite se mbwire vuba narindi hano hafi hahandi dukunda kuba turi ntuhazi se iyo kafashwe nyine ntiyagenze neza ya diru yawe yare nari muhe n'umuja muziranye nawe mu bebe birenze
wadusanga niba uri hafi. Sawa kabisa banguka niba utaranagera mu rugo numva byoroshye. Yamenye naharenze burya nyina sajya gusoma akantu da. Sinzi uko nuko duhahure n'uwo mujamo. Wana bimubwire neza ariko. Ko se ubu ntarantamakara wundi nanjye. Sawa banguka ntari bitaragutegereje. Ngo tubisoze ntari. Ndumva ndi kugenda mbyibuha gake gake. Ntabwo nakomeje bari vuba vuba ntubizi kuva na kera ibintu byose bari vuba. Wana buretse. Sawa. Ari no kutuganga baduha ikima ugaturazinywa bahaye. Twakize uyu munsi. Mufite inzoga? Werangura. Sawa bose sawa banguka. Ugiye kuza hano noneho. Turanywa. Imbaga zirahari. Bukonjesha ahubwo bukonjesha. Ubundi kaze ntago ari butinshi. uriya mutipe ndamuzi. Ni vuba vuba uriya da. Rero mukire. Ahangase niho mucurikira icyaha. Ahanga. Nakubwiraga n'uyu. Amwita Simetwe ndamuzi. Bimeze bite? Yadiru yariye. Ibyo guhita mu muzana. Tugiye ngo tuguhuze nawe bebe. Yatsonyitwaraho neza. Ubundi imari. Nicazo shaka ntago muzi se. Chaza akazi naturaza nkabona. Nubwo nyitaka ngaka ariko ngiye kugukorera umuti. Ako nihita akagabo boss ngo ndo umuntu uvuga ngo ndo umugabo ariko. Uzamubona. Oya bivuga ko ubundi kuko urumva ngiye kukugira uraza kumubona kuramubura. Urumva ngiye kugukorera umuti ahubwo urabona nyine narimvuye mu kazi mba nyine no kuruhuka ahubwo tumenemo akantu nyine tuba tubikurikiranye. Gaburya kunywa neza no kunywa nyuma y'akazi. Kari kanashize. Mukamaremo we akazi nikarangira. Ako ntaza mufata akantu ntabire amafaranga se kana mwandi we mugezayo. Ahubwo wowe mujyane. Ngeza ko muze no muntu wowe ntari bita. Turagarukana se. Tujye akantu uragafata nta kibazo. Tujye bakonjesheje nyinshi. Shiramo tuntu nka dutanu muri frigo. Abanyiga baramuze. Wewe ntari bika mbaze mugezeyo. Tugenda tugaruka. Ewa. Nawe ubundi se. Zigutora je kubaza iki ahantu aba boss ngamwe ikintu mukene ahubwo bicaye hano nyine muhamagare ari nabwo kuvuna abantu babakire nkamwe banananiwe mani ari mba mfite akazi kenshi ewana ko rero umva mbwire mara no kumenyana ko kuzashakira akantu nawe uri ugira ikibazo cy'akantu uri kumwe nanjye mana ako ndakuzi wowe ahubwo capurisha mana capurisha rwose hari igaragaza wowe capurisha umuze no mu kamuhamagare noneho we mubwire adusange hano muhamagare mara kumuhamagara arahita aza we hindutse ndahita mbikurikirana kareka gusobanyigisha ibintu nanjye ndi umuntu w'umugabo mana ndabizi nawe rege ndahita mbikurikirana nawe ukeneye ngi cyawe wowe icyawe muza nawe ibindi ndabyikurikirana nta kibazo rwose muhamagare rwose ibintu bigende neza nkeneye no kujya kuruhuka buriya akazi kamereye none uza akazina yitwa Gogo umva ko kazina uko nari keza shoke kuba ari mwiza mba afite n'izina ryiza kabisa buretse Allo Ese Gogo umeze ute Ewa mva mubwire rero ndagukeneye cyane byihutirwa hoye ibyo uri gukora byihorera sanga hahantu urazi hahantu nkunda kwicara aho ngaho ku gasima kawe ego abundi ibi ngibi ni nk'ibiro byawe cyane ihutu uhasanga uze nkwereka ariko ngo ufite ubutumwa bw'ute ndakubwira uhageze ariko ngaho ihute nyarutse umunota oya witinza muri ibyo ihute umunota umwe Sandash. Okay. Ya sawa. Ntawundi se. Simponaje se. N'uyu nguyu se. Gogo. Meze ute se? Meze neza. Ba wicaye hano ariko gera hino. Urumeze neza ariko. Meze neza. Mujama turaziranye cyane. Si ngombwa ngo mukubwire. Ntaraza kukwibwira n'umuntu mukuru. Nta kibazo. Bose. Ahubwo se ubu waba ugiye hano hepfo twamuganira mukamena abiri. Uyu se wowe reka nkwereke. Ugiye ahantu twa tuntu basizemo bakonjesheje ubunywa ndaza kwa gusanga gafatira n'abandi. Ntari nyine we cyo nagushakiraga ndaza kukubwira nyuma kuganira n'uyu muntu. Okay, nari. Ngiye kambe ngiye ntacyo ndasanga ibintu
we hashike ubu nk'akantu nkuzi se genda wowe ikintu cy'icyakare genda ubu cyaka kiba nk'akantu cyazamuka ubu wakazi kawe wagasoje genda uwemera akantu ntareba sime ndaje nta kibazo umwitaho nta kibazo ubu byanarangiye ntase ko turi abantu bakuru ubwo wari umeze neza nari meze neza nta kibazo ndabona umeze neza ariko none se urabona njyewe njye uri wenyine umugore byihuse mfite amafaranga ariko yewe umugore ewana njyewe nayo nyine umuntu duhuza nyine tugakora ibintu byose nk'abantu bakuze tu hari ikibazo se nanjye ariko ndahari nta kibazo twahuze nta kibazo si byo se wumva ahubwo ari amata by'aya mavuta naho undi se ubwo ngubwo ahubwo byanabaye reka tugire dupange save the date vuba natwe tuve mu arya ngo babwiteke ubukarago twari turambiranye natwe tugire rwose twihurize natwe rwose twimerere neza kabisa. Please subscribe my channel and press the bell icon to get free content.